nshaka kubwira. Ese witeguye kunyumva? Come on. Uzikuri kuntera ubwoba. Uziko mu maso hahindutse n'igiye kumbwira gitumye uhinduka gucyose. Mba mfite ikibazo mu mutima kandi nyamara n'igihe. So nagerageje kwihangana kuguhisha ariko byananiye. Nigiki? Urabizi tumaze iminsi tuziranye sibyo? Yeah, ndabizi. Ariko uyu niyo munsi ni nayo mahirwe mbonye kugira icyo mvuga. Nyemera pasi ureke mvuge numve nduhutse sibyo? Mbwira nubwo nyine numva mfitemo ubwoba. Okay, sinzi wenda aho ndi buhere kugira ngo ngire ikintu mubwira cyangwa amagambo mvuguze kuyumva. Kim, uko nkubona umutima ugatera nkabona naho nkuhera nkibaza ikintu kibitera. Biki? Ushatse kuvuga iki? Kim, ndagukunda. What? I love you. Kristi yakunda Kim. Yeah. Ningu usanga mu rugo turaza kubyenga imyaka turabivugana. Undi se ndakabwira iki? Kararenze. Usu reba yagiye. Nabibonye ko yagiye. None se mwebwe iki? Kigali namwe murahoberanaga? Turahoberana. Bwo rero nanjye ugiye kumobera. Yego. Ubwo se turahoberana nk'inshuti cyangwa nk'abashe? Turahoberana nk'inshuti cyangwa nk'abashe? Wowe ugiye kumobera nta bindi. Aho duhoberana. Mbigenze gute? Ntabwo uzi guhoberana se? Kwa kundi duhoberanaga twebwe. Kuno nta kibazo. Ngwino. Nawe ngwino. Inze guhobera. Oya ni wowe umpobera. Ngwino. Nta muntu tubona. Yarenze. Nawe ugira isoni. Kandi uri uw'i Kigali se nawe ugira isoni. Uzi ukuntu guhera n'umuhungu biba biteye isoni? Urabeshya. Barabimbwiye ko ab'i Kigali mwebwe mubikora nta soni mufite. Kandi hano nubwo ari ku muhanda ntabwo hanyura abantu benshi. Tube turetse iyo ngo yahita umobe. Ko nanjye nari mfite isoni. Yego. Gara. Yarenze ko duhoberana. We. Basi kugenda nkajya ku ishuri bakagera dore cya kinyenda kitavugana n'abantu bitazanye n'abantu. Basi ubwo urumva ari shema kuri wowe. Noneho sibyo ukambwira umwaka sibyo bitewe wenda bitewe n'ukuntu mukunda. Reka nemere mbikore. Ose reka nemere mbikore ni ikihe kinyazina? Mbwira ati njye ndabyemera. Aho kumwareka nemere mbikore. Aho nandi nzayenza kure ukambwira ngo ngiye kwahira ngo ngo mama yanyica asese umundi reka nkubaze. Wenda uretse ko sibyo kanigire nk'abandi umwana mwiza. Ako none ndabizi ko ntigeze mwera umwana wenda na rimwe cyane umunota. Ibintu byose unsaba nge nkabyemera. Kambwira ati nujya kuvoma uze gutinda wenda hagusanga cyangwa uze kumvomera akajerekani kamukazanye ndumva naniwe nkabikora. Kugenda hagutahiriza ukajya kubeshya wanyugo newe uri ibitungu kamanura inyayo. Kugenda kukogereza amajerekani asese umanureka nkubaze. Ngira ikintu wenda wigeze unkorera mu buzima bwanjye kuba twakundana. Akubeshye ntacyo sibyo ariko reka mubwire ngo ndabyemeye. Ngiye kuzajya mbikora.
ariko ntubyemere ko mba ndi kuguhatiriza. Yego Wowe niwumva ubishaka bikurimo nta muntu uguhatirije. byatangiye ryari ko nkunda Chris. Uko nzi nyine twe inshuti bisanzwe ni nako byari biri muri iyi minsi none how comes? Kim, for the first one nkubana nahise ngukunda. Kim, urabizi bino bintu wenda kubivuga ntabwo uri kubyumva neza, ariko mu by'ukuri umutima wanjye maze ikintu kimaranye igihe kinini cyane numva aya magambo nabasha kuyavuga byonyine kutayavuga ntabwo nabishobora, ntabwo nabiguhisha kandi binkubwira ndi seriye pe ndakomeje. Kim, ndagukunda mu maso yanjye uragaciro cyane, tandukanye n'abakobwa benshi nigeze menya cyangwa nzi, ntabwo usanzwe pe. Ibyo kuri nanjye ntabwo nzi uko byaje, ntabwo wandenganya, hari n'umutima wagukunze, ariko ngiye kuva umunsi bwa mbere tuhura nkubana nese numva gukunze. Nyine Chris nabonaga umwitaho, ukunda kumamagara cyane, nyine nkabwira ngo ni ubucuti busanzwe, unyitaho pe. Reba n'ejo bundi ukuntu batwishyuriye inzu, bari hafi no kutwirukana n'ibindi ntazi, gusa nyine ntabwo nari nzi ko ari urukundo, ariko nakubeshya ibintu by'urukundo bintera ubwoba cyane kubera ibintu nagiye mpuriramo nabyo. Rero ntabwo ndi kwizera ko ibyo uri kumbwira ari ukuri nawe. Bigoye pe. Zuko wahita utuma umuntu no munsi y'urugo ahagurisha. Hewe baba buretse wongera umuhobe neza kuno buretse ndumva utarimo umuhobera neza nawe buretse turebe nzenzo umuhobere neza twagiye yego gutyo ugumu uko nguko Nese ko wanyirukanye igitaraganya niba ngibi mwana mwiberemo nta n'urufunguzo wamaye ngaho nyuma nyine kubona aho rurira cyane ari njyewe bitera rero n'umunsi wa none ntabwo nshaka kongera kuzabona n'iriya na rimwe ryongera kumanuka kubera ni ukuri ndabikwijeje. Nanjye niyo mpamvu rero nahise mvuga ngo buri kimwe cyose icya mbere cyo ngiye guhera kwita ni ukujya ku ishuri kwawe, tugiye kujya tujyana yewe no mu gutaha nzayanza kukureba dutahane, ngiye kujya nemeza byibuze mbyuke isaha ya saa 9 none umva saa 12 ndakwizeza ko nzajya mba nasoje buri kimwe mpagaze harya hepfo y'urugi iwanyu, sibyo? No mu gutaha no mu kugaruka no mu kujyayo tuzajya tuba turi kumwe. Basi mbwira urabyumva ute? Bisa biba byiza nanjye rega ntabwo nshaka kuzongera kujya urira, bisigaye bimbangamira cyane. Ngabaze kuzabona umuntu w'umugabo nkanjye na ndise ukabona amarira aramanutse aho gutemba ava mu nda ukagaragara hanze. Byaba ari ikibazo, byaba ari ikibazo gikomeye cyane.